Ikaze mwese aho muherereye hose hatandukanye, ndi Prof Dieudonné nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kubanyurira muri makeya uburyo wakoresha Microsoft PowerPoint. Se iyo tuvuze Microsoft PowerPoint tuba tuvuze iki? Rero turakubwira ko nyuma y'iri somo uba ushobora kuba nawe ubwawe wafata computer cyangwa se laptop ukabasha gukoresha Microsoft PowerPoint. Hanyuma rero Microsoft PowerPoint hari abatubwira ko ari uburyo cyangwa se ari software, babasobanuriye software icyo ari cyo, yifashishwa cyane cyane ku bantu bashaka kwereka abandi cyangwa se ibyo umuntu ari buvuge abasha kwerekana akoresheje mudasobwa. Hanyuma rero ibyo bintu bishobora kuba ari inyandiko, bishobora kuba ari nk'amafoto cyangwa se inyandiko ivanze n'amafoto. Tuvuge hari ukuntu umuntu aba afite byinshi cyangwa se ari bubwire abandi bantu ari nko mu nama, ijambo cyangwa se umwanya bari buvuge, aho kugira ngo ibintu uri buvuge byereke n'abantu babe babona ibyo bakoresha uburyo bw'amagambo makeya ku buryo ubona icyo urimo gusobanuraho ukoresheje computer. Aho ushobora rero kuba urakoresha projector cyangwa se mu gihe ukaba uri busharinga abantu amakuru wateguye mu buryo bwa PowerPoint. Rero niba subscribe in African English Domain, njye nkaba ndi mwarimu Dieudonné nk'uko nabibabwiye, wakora subscribe uyu munsi kugira ngo amasomo yose tunyuza hano kuri runo rubuga rwa WhatsApp duhita uyabonera igihe. Rero reka nkubwire ko tugiye kwigisha uburyo noneho wafungura Microsoft PowerPoint muri laptop yawe. Muri laptop yawe rero nureba ahantu laptop yawe iri imbere yawe, nuko ahantu ibumoso uraza ukamuka hasi kandi rwo handitse ngo type here to search. Ahantu handitse ngo type here to search hari akazi kagaragaza Microsoft, logo ya Microsoft. Iyo ugakanzeho uhita usanga handitse ijambo start. Aho rero urahakanda kuri iyo buto yanditseho start, hanyuma ugahita ubona all apps. Iyo umaze kubona all apps urascrollinga cyangwa se ukagenda umanura cursor yawe, uyimanura buhoro buhoro, ugaselectinga cyangwa se ukareba ahantu handitse PowerPoint 2016, ubundi ugahita uklika nyine ni ukuhakanda. Wamara kuhakanda rero hanyuma Microsoft PowerPoint ukabona irifunguye. Yamara kwifungura rero bitewe ko ziba ziri mu rurimi rw'icyongereza, urupapuro twandika muri Microsoft PowerPoint twita blank presentation. Ubwo ni ukuvuga ngo ni urupapuro rwanditseho ubusa. Urwo rupapuro nirwo uhingukiraho rwanditseho blank presentation. Hanyuma warangiza iyo urukiritsemo uhita ubona icyo twita slide n'urupapuro. None iyo umaze gufungura Microsoft PowerPoint niko urupapuro muri Microsoft PowerPoint twa duce dutoya twa Microsoft PowerPoint, aho noneho kwandikira ukaba urahabonye slide. Noneho rero tuvuge ko wanditsemo launching Microsoft PowerPoint presentation,
akaba ari byo wanditse wenda muri iyo slide yawe. Noneho tugiye kukubwira uburyo wabika iyo dokima yawe ya Microsoft PowerPoint. Yego, ariko mu buryo urugero ufite inama yiga ku bukungu. Iyo nama yiga ku bukungu kugira ngo abaturage bo mu gace runaka mwige jite z'ibyo mwakora kugira ngo ubukungu bwabo butere imbere. Hanyuma ni ingingo nyinshi, tuvuge ko muri PowerPoint yawe uranditsemo ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo bikorwa wanditsemo ngo ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, hanyuma ukanavuga n'ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, bivuga ngo uvuze PowerPoint slide yawe. Ariko wowe utazi uburyo ki wabika iyo dokima yawe cyangwa se iyo presentation yawe wanditse, nawe rwose uhaye ikaze. Noneho tukubwira uburyo ki wabika iyo dokima yawe kugira ngo byibuze aho uzayishakira uzabe wayibona. Rero nizere ko aho uri hose hatandukanye ukomeje kunezerwa n'amasomo tugenda dushyira kuri African Development. Ni amasomo ajyanye n'ikoranabuhanga, gukoresha neza ikoranabuhanga ndetse kandi no kwihangira imirimo. Rero hari byinshi turimo kubategurira byiza cyane, ntugacikanwe. Rero wowe wamaze gukora subscribe, ni ukuri uri uwo gushima cyane. Hanyuma rero reka tubwire ko nanone muri African Development ushatse serivisi zitangirwa online, harimo rasiyo y'imisoro, harimo kugura ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo amalaputopu, telefone. Waduhamagara kuri 0788 nawe ucuruzi, abakozi batandukanye bagufasha gukorera control cyangwa wa mukozi uza akajya agenzura ibyo yakoresheje muri business yinjiye, anakoresha bakareba neza kugira ngo twirinde muri business inateza kwana. Rero wowe ukeneye umukozi ukagenzurira ubucuruzi bwawe, serivisi zindi, nawe waduhamagara kuri izo nimero basezeranyije. Reka twere kubatumira, ahubwo tubwire uburyo wabika dokima yawe wanditse muri Microsoft PowerPoint. Yego, Microsoft PowerPoint. Nk'uko mubibona kuri screen rero, iyo umaze kwandika ibyo ushaka kwandika muri Microsoft PowerPoint, icyo uba ugiye gukurikizaho kugira ngo ubike ya dokima yawe, ibyo wanditse utaza kubibura, icyo ukora ujya iburyo hejuru mu nguni y'iburyo yawe, hari ahantu haba handitse fayiro. Aho handitse fayiro ni muri tabs yitwa fayiro. Uhita uhakirika, ubwo ni ukuhakanda na kasa yawe cyangwa cursor yawe. Iyo umaze kuhakanda rero uhita ureba ahantu handitse save as. Save as hejuru yaho handitse save. Ngo save tuyikoresha kuri document twamaze gukora, ariko save as tuyikoresha igihe ari dokima ugiye kubika muri mudasobwa yacu ku nshuro ya mbere. Ukanda rero handitse save as kuko ari dokima,
ugiye kubika bwa mbere, hanyuma rero ugasetinga location cyangwa se ugahitamo aho kuyibika, maze kugana kuri server uhitamo aho kuyibika, niba urayibika muri file document, niba urayibika kuri desktop, aho ngaho ushobora kuba wayihabika. Hanyuma niba duhitemo muri my document, uhita uhakanda turimo kukubwira ufite computer, inzira ku yindi turimo kukubwira rwose waba ubibona. Hanyuma rero uhite uhakanda, numara kuhakanda kuri my document, barahita bagusaba, harahita haza akantu kanditse save as dialog box, hanyuma kagusaba ahantu ugiye kuyibika muri iyo my document, araza umwanya ugusaba kugira ngo wite izina iyo document yanjye, wenda nite Dieudonné presentation. Ninyita Dieudonné presentation, ubwo ni ukuvuga ngo ndahita nkanda ahantu handitse save. Ukuvuga ngo rero ndakanda ahantu handitse save, ubwo dokima yanjye yagiye kwibika muri cyumba twakita cyangwa se file, cyumba twakita my document. Uburyo igihe nayishakira akura ashakisha file yitwa Dieudonné presentation, icyo gihe rwose nta kabuza nahita nyibona kandi byihuse, nkaba nabasha kuyifungura cyangwa se nkaba nabasha kuyisubiza naka, cyangwa se nkaba nabasha kuyakoresha abagiye abasha kuyikoresha. Ubundi buryo rero bwa kabiri wafungura, ubwo buryo bundi wafungura document yawe iyo yitwa nayise Dieudonné, icyo ukora nuko ujya ifayiro kandi ukayishyiraho ukaba urayibonye. Iyo uyimaze kuyibona ukinjiramo, ushobora kubagira ikintu cyangwa se ibyo wakongera kuri yawe, sibyo se? Ubundi buryo rero wafungura Microsoft PowerPoint ni ukujya hano nababwiye ibumoso, hasi ibumoso handitse ngo type here to search, ukandikamo Microsoft PowerPoint, hanyuma warangiza igahita yizana, ukaba uri kubona kuri screen yawe, warangiza ukayikandaho igafunguka, ukabona rwaguka rwitwa blank presentation, ukarukandaho ukandika ubundi nk'ibisanzwe. Ubwo rero iyo ari nka document urimo kweditinga cyangwa se urimo guhindura, wari waranditse urugero tuvuge ya Dieudonné presentation, niba nifunguye ayifunga mwongeramo wenda bya bikorwa twavuze byateza imbere abaturage. Twari twanditse igikorwa cya mbere gukora bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi mu buryo bwa kinyamwuga, ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye n'ubucuruzi. Icyo gihe rero wenda nshobora gushaka kuvuga ngo ariko ibyo bikorwa bijyanye n'ubucuruzi harimo gucuruza butike, harimo gucuruza, kurangura ibikoresho bitandukanye, gucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, gucuruza amamashini n'ibindi byose bitandukanye, no gutanga serivisi ajyanye n'ikoranabuhanga, irembo ariko bikorere rwose yarabikwiye bijyanye no kumenyekanisha imisoro n'ibindi bishamikiyeho byose bijyanye n'ibaruramari. Ibyo bikorwa byose byabita, ariko hari na serivisi zitanga ku ikoranabuhanga rwose kuko usanga tugenda zibabwira, kandi izo serivisi ku buryo ushobora no gucururiza abandi ibikoresho by'ikoranabuhanga nyinshi. Ubwo ni ibyo tubyongeyemo rero, icyo dukora mu gukora ahantu
handitse fe, ubundi ahasigaye bikaba biribitse, ibintu bikaba birarangiye. Hari n'akandi kantu uza ko hejuru kaba kari hejuru y'iburyo umuntu akoraho asevinga ibyo wakoze. Bivutse ko dokima yose wanditse muri kompiyuta nyaboneka ujye witwararika mu kuyibika, cyangwa se ushobora no gukoresha na shortcut ugakanda kuri control S plus S, ubwo ni control S, ibintu byawe bikaba bisevinze nta kibazo kirimo rwose, ibintu bikagenda neza. Rero iyo dokima yawe urimo kugenda usevinga ibyo wandika cyangwa se urimo kwandika, bikorohereza mu kugira ngo wakoze byabitswe ku buryo utabura. Rero kano kanya kwifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kugerwa n'amasomo tugenda dutandukanye kuri izi domaine, kandi tubibutsa ko hano dutanga serivisi zijyanye no kugira ikoranabuhanga ndetse no gutanga serivisi z'ikoranabuhanga. Rero tunagira serivisi duha abafatanyabikorwa bacu ijyanye no kubamenyekanishiriza ibyo mukora. Rero mukora icyo biba bigusaba, dufite serivisi yitwa business subscription portal, aho umuntu aduha business ye akiyandikisha, ukamwamamariza mu gihe cy'ukwezi, mu gihe cy'umwaka, ndetse ibintu bikabasha kugenda neza, abantu bamenya ibyo ukora. Kandi iyo wamaze kuduha ibyo ukora, nawe tugenda tubirangira ibyo ukora iyo. Rero ajyanye na software development and app development, namwe mukeneye kwiga multimedia, mwebwe mukeneye kwiga entrepreneurship, digital skills, ubumenyi bujyanye no gutangira ikoranabuhanga, ndetse namwe mukeneye kwiga rwose, namwe mwatwandika kuri nimero zayo, ubundi tukagenda tubafasha, ndetse n'andi masomo waba ukeneyeho ubumenyi butandukanye, nawe watwandikira gufasha. Rero wowe ibyo ukora cyangwa se utari wabona ibyo ukora, komeza gukora subscribe. Niba uri umubyeyi, niba uri umunyeshuri, uri rwiyemezamirimo, niba uri mwarimu, niba uri lecturer, niba rwose ufite aho uhuriye ukaba ukoresha laboratoire, rwose nawe uyandikishe, nawe ukora subscribe, kuko hari ibintu byinshi tuzagenda tubigisha by'ubumenyi buba bugezweho kandi abantu baba bakeneye mu buzima, kandi biba ari ingenzi ko duhora tubabwira tuti hari igihe ushobora gusanga icyo wize mu ishuri mu 2005 ugasanga hari ibintu byinshi byagiye byiyongeramo bitewe n'umuvuduko w'ikoranabuhanga. Rwose ni ngombwa ko rero kugira ngo ugire byinshi umenya neza akazi kawe, rwose ni byiza cyane gukora ujya cyangwa se ushakisha ubumenyi bugezweho. Rero reka dusosereze ahangaha isomo ryacu ry'uyu munsi, dukomeza gushimira mwebwe mwese mwabanye natwe muri iri somo, kandi tubabwira ko amasomo yacu akomeje buri gihe cyose, kandi tunakubwira ngo reba amasomo yose cyangwa se umva amasomo yose ari hano ku rubuga. Rero tuzongere ubutaha bisanzwe na